Reka nongere mbasuhuze abakurikiye ibiganiro byacu. Abantu benshi rero muri iyi minsi barimo barakora application cyangwa se barimo baraplayinga bashaka gukora ibizami by'akazi ku myanya itandukanye. Uko mwaplayinga rero niko nanjye ndushaho kubashakira document cyangwa se ibyo muzifashisha kugira ngo mushobore gutsinda ibyo bizamini. Mu minsi yashize rero twari kumwe dutegura ikizamini cya psychometric, hanyuma twongera none guhura ndi kubategurira ibibazo n'ibisubizo byo ku mwanya wa head teacher. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe cyangwa se gufasha abantu bafite umwanya cyangwa se bakoze application ku mwanya wa taxation teacher A0, ari naho muri make nabazigisha muri segonderi bijyanye na taxation. Niyo mpamvu nabo twagerageje kubashakira ibibazo n'ibisubizo kuri uwo mwanya bashobora kwifashisha mu gihe barimo baritegura icyo kizamini cy'akazi. Kandi mbibutsa yuko 90% ibi bibazo nibyo bikunze kubazwa, ariyo mpamvu nshishikariza abantu bafite imyanya bakozeho application bategereje kuzakora ibizamini ko bajya badusangiza, hanyuma tugafatanya kubafasha kubaha document bakwifashisha mu byo bakora. Yes, aha rero iyi nkuko mubibona ni document yo ku mwanya wa taxation teacher A0, aho twagerageje gushaka ibibazo bikaba hafi 400 bikunze kwifashishwa mu kubazwa cyangwa se bikunze kubazwa kuri uwo mwanya. Yes, iki ni ikibazo cya mbere gitangira na definition ya taxe nkuko hano bigaragara. Hano cya kabiri kikaba the main purpose of taxation. Nyuma kandi nkuko mubibona hagenda haza ikibazo n'igisubizo cyacyo munsi, ari nabyo abantu benshi bakunda kurenza uko batangiza ibibazo gusa bakaza gutanga ibisubizo nyuma. Aha rero ntago n'ubundi mbisoma byose nkuko tubimenyereye. Ikigenderewe hano kubereka ko mbafitiye byose, hanyuma tumenyereye ko hari ubundi buryo mbibahamo. Ndumva ntari buze kubitindaho cyane kubera ko ni ibibazo byinshi bigera kuri hafi 400, ntago ndi bubisome byose. Ahubwo ndaza kunyura muri description mbahemo nimero yanjye ya telefone, ndetse nanabasaba ko mushobora kunyandikira muri comment nkuko bisanzwe kugira ngo twongere duhane amakuru. Yes, nkuko rero muri kubibona ibi ni ibibazo bigiye bitandukanye ku mwanya wa taxation kuri A0. Urabona ko nabyo ni ibibazo biteguye neza, kandi mbibutsa yuko umwanya uwo ari wo wose waba uzakoraho ikizamini ntutinye kutubwira, turagufasha rwose kubona ibyo wifuza kandi byagufasha kuzabasha kugera ku ntsinzi y'ikizamini. Abantu benshi rero hari abagiye bansaba kubibegeranyiriza kugira ngo baze kubyifashisha, kandi mbibutsa yuko ndi no gukora urubuga rwa WhatsApp dushobora kujya duhuriraho kugira ngo bijye bitworohera guhana amakuru tudaciye cyangwa se mu buryo butaziguye. Nkuko rero mubireba ndumva ntari buze kubitindaho, amaso arabihera. Ufite ubushake cyangwa se wumva ko icyo byamufasha aratubwira muri comment, aduhe nimero ya telefone cyangwa se atwandikire kuri nimero ndi buze kuba nabahaye. Mbibutsa yuko nanone dufite amasomo yose ashoboka, hari ibya accountant secretary muri primary cyangwa se muri A2, tukagira ibya head teacher yaba primary na secondary, ngira ngo bona inamaze no kubitanga inamaze gukora video yabyo. Tukagira ibya psychometric ku bantu batari bayikora. Hanyuma n'undi mwanya wose wumva wakenera watubwira, tukagufasha, kandi nta kabuza kufatanya bwa twembi bizagenda neza. Ngira ngo rero nkuko muri kubibona hano ngeze maze kujya hano ku kibazo cya 216.
ndakomeza. Dokima yose ifite ibibazo bigera kuri 320. Kamagere ku kibazo cya nyuma turebe. Yes, 398. Urumva ni presque 400. Oto ni 400 byuzuye kwa. Dore ngibi ni cyanyuma ni kibazo cya 400. Ndumva rero ibi ngibi umuntu wese ushobora ubishaka birashobora kumufasha kandi akabasha gutsinda ikizamini. Ndumva rero nasoza mbifuriza intsinzi, kandi nanabasaba ko uramutse ukunze ibi biganiro tugirana ushobora kubisangiza abandi, ndetse byaba ngombwa mukanatwandikira muri comment mutugezaho ibyifuzo byanyu, cyane ko turi hano ku bwanyu, ku nyungu za twembi. Hari icyo nunguka nawe hari icyo wunguka. Rero ndagira ngo twembi dufatanyirize hamwe mu kwiteza imbere, cyangwa se mu guhindura ubuzima tubayemo muri iyi minsi. Ndumva rero nabashimira. Nge nari Alphonse Ndagijimana, wa mukunzi wanyu, kandi ubifuriza ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Bye bye.